Amazina ye ni Ingabire Uwase Deborah cyangwa se Marina, dore ko ari ryo zina ry'ubusitari yamamayeho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero uyu mukobwa rwose ukomeje kugenda arangaza abantu benshi kandi ashimisha abantu benshi mu Rwanda, abenshi bakomeje kugenda bamwishimira bamugaragariza n'urukundo rudasanzwe. Rero uyu mukobwa ubundi mu busanzwe avuka mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu mukobwa yavutse tariki 28 Kanama mu 1997. Rero ubwiza bwe ndetse n'imiterere ye n'itseko ye idasanzwe bikomeje kugenda birangaza abanyarwanda benshi, dore ko bamwe mu basore rwose badahwema kumubwira yuko bamukunda, nubwo rwose nta kintu ajya bivugaho, ariko abantu benshi rwose Marina baramwishimira. Kandi uyu mukobwa ni mwiza rwose nk'uko bigaragara bitewe n'uko ateye ndetse n'imico ye n'imyambarire ye, bigaragaza rwose ko ari umwana w'umunyarwanda ugifite ikinyabupfura. Rero mwaka kanya naguteguriye amwe mu mateka yagiye aranga ubuzima bwe. Ese yaje kugera mu mujyi wa Kigali gute? Ese yatangiye umuziki ryari? Njye mugiye kubana kuri mikoro nitwa Iva Sadi Xavier, nkomeje kugenda mbashimira rwose. Amazina ye ni Ingabire Uwase Deborah, niyo